Eliya Matera naryamye ngiye kora mbona banzani ubundi bwiroso bumeze nka Matera. Azikari ibyo wanyebo. Futanete bafite. Bagirambuye ndagira ngira ngo ni umudaho. Bafite supanite bajyana umudaho. Sano TV, born to entertain. Yes, twongeye kubaha ikaze abakunzi ba Sano TV. Njyewe ubaha ikaze nitwa Bitkira inyamibwa inyurana n'impunzi imanzi itagira ubwoba. Ubwoko bw'abatinya ntacyo dupfana ndi rutindukira gutabara ab'inkerensi ntidutabarana nzicyo nzamarira ingoma. Uyu munsi rero twongeye kwakira abanyarwenya dusanganywe musanzwe muzi hano kuri Sano TV. Harimo Dani ndetse na Muzehe Ngarambe, ndetse na arya kuva Mutamba na Mutamba kuva muri Byose comedy. Tubahaye ikaze kuri Sano TV. Murakoze. turayihorana. Ikaze ryo ni ngombwa ngo turiharane. Musaza abari umusaza. Ese Dani nicyo ari kureba mu ikoti. Ya. Utuntu twari turi kundi. Batundi tuziranye. Gatundi tuziranye. Muzima gakina penalty. Mwaraye muri Kigali rero. Twaraye muri Hondurandi. Hano hantu wahabonye. Ikigo cyaho neza wahagwa. Sinzi kwirarira. Mutubwire nijoro ngo byagenze gute? Rero ndeka mbabwira. Aba Byagenze gute? Muzehe Ngarambe yambwiye ngo umwereke ahantu mbona ashaka kujya nyine aho. Ugashuka neza bya bindi no bivuga na kuri ahantu umuntu ashaka kuba yakura amazi yo kunywa. Numva ndangije nibwo Muzehe Ngarambe nabwo yatewe. Jya muri iki cyumba uraza kuza kubona nyine ahantu wagera. Umuhungu aragenda abona ibintu bimeze gutya by'ibintuza nyine wagiye guhita yoga. Sinzi ukuntu yabipanze. Umuhungu inyota imwiciye mu nzu. Nibwo najyaguye kubona mbona umuhungu akwema imyenda ajugunye hariya. Ntabwo ati rero karabaye. Umuhungu yakiterutse twa kabiri abakuza umunwa muri cya kidobo. Cya kidobo nibwo kibamo iki darenda. Kidobo kimeze gute? Gisa n'umweru nyine. Ni igisorori. Nta gisorori gisa n'umweru gifiteho n'ikirobine hejuru. Urakiyobewe. Nashishoze barambira ngo ni ikirobine. Yayangwe. Eguzeho umuntu. Ariko nanjye ayo makuru nayumva. Muzehe Ngarambe byagenze gute? Dore kuntu byagenze. Byabaye nk'impanuka. Kuko umuntu apfa atabizi niko byagenze. Nagiye kubona mbona numva nshaka koga hari havuyemo umuntu. Ngezemo fata ikintu bita igisorori nibonye ku ruhande. Ubwo sinzi ukuntu anyereye ngo bitamo umunwa. Maze gukubitamo umunwa numva impyiko zirakonyotse. Ubwo tuyuzi natugotomeye. Maze kutugotomera. Umva turaryohereye. Yewe gari gasa n'umutuku. Nakwirarira niwe namusomeze yakubwiye. Oya ntako wansomeshe. Nakurabesha sha. None se mwararanye mwembi. Yararana n'aba bana. Nindabasekeje cyane nijoro muryamye. Ni Muzehe Ngarambe. Dore uko byagiye gucyoza inshuro. icyambabaje. Oya icyambabaje uyu muhungu araryama kaza kumva ari kurota. Ngo gege. Kumva ari kwivuga inka. Ibari inka zandi none se Muzehe Ngarambe. Baravuze ngo barayoze ngo icuru 8 ngo bwagiye gucyoza icuru 8. Wa muntu wese uzi ngo yamaga makote twakambaye gabaga tworoheye. None se impamvu simusiga yatumye woga inshuro nyinshi ni impamvu rero amazi abereye kuyoga. Impamvu rero hari ibyo twitaga imigenzo bya kera byo koga kane ku munsi. Rero nageze muri yindi mbona isa nk'umweru mbonye n'ibisorori mba ndoze. Neza ntabwo beshe. Ni yabikubwiye. Cyangwa wari umaze kunywa ibintu byo muri bya bibase. Era bintu nabinyweye numva ubusuhe ngizemo umubiri numva ni bwinshi. Inkari zagatsindwa wewe. Umuriro wazamutse wumva bagurumiranye. Nashishoje
barambwira ngo burya zarinka ari nagotome ntuzongere kumvugisha none mbigire ne ariyo mpamvu wabaye inzobe genda ndi kuba gato nari ngire kubaha ikaze rero ako kari agaciyemo nari ngire kubabaza uko mwabonye Kigali Muzehe Ngarambe Kigali wabonye imeze gute nakubese ni mama ya Mungu Kigali nene ngezeyo bwa mbere de ruheru hariya indege ziri guhaguruka umuntu areba ubwo rero nageze Kigali muri hoteli yegereye hano ari hoteli mu kabari ni resitora muri resitora bare aho kwivuko aho bita Cyongereza bayita Homirandi muri Homirandi wanyakiye neza natwe nawashinja n'umuhungu wanjye yabihamya ni mama ya Mungu serivisi wazibonye harimo abakobwa hari ikimana kugeramo bahita baguhobera ni mama ya Mungu yamobe yanyereka ibyicaro yavuga inamena azika kuvamo ukumva umubiri kuragura ariko yanguye mari bwo bwa mbere uretse udali ngo umubiri gwagurumiranye numva neza noneho numvise umutima gwe gukwanye n'ugwanje wahise wumva umutima gwiwe gwahwanye n'ugwanje uwo n'umukobwa wasanze muri Homirandi oya abakobwa binahico n'abangiye bafite imisatsi n'ibiziriko imisatsi zikoraga kumanyo neza hari nabonye ufite ibiboho biri gukora ku mano ntabwo inise bamuye umuntu ni igisimba ni inyamaswa ariko mitanibuka ikintu kimwe abantu bose babaye bamara kuca ni intozi zitereyeho none hari uwo batakira ngo imigikuru tunga kiguhe cyashye baragukubira kandi ubu nawe wakima gahabwa kato ku musozi ndaguhekeza se nabivuze ngo uri igitutu ubu wamfashe iki ko naze nkugana ubu wamfashe iki ndagufasha se njyewe urabona ndi ntuze ndiribu ndakuriribu wibagiwe kunyohereza mu ivuriro naryo ujya ngo niryo ryakira abantu benshi ku munsi sawa murakoze cyane rero none se uretse Homirandi nta kindi kintu mwabonye mu mujyi wa Kigali twari kubase tubona ikihe Homirandi niho heza oya ikindi kintu nabonye ni Matera Eliya Matera naryamye ngiye kora mbona banzaniye ubundi bwiroso bumeze nka Matera azikara ibyo wanyebo futanete bafite bagirambuye ngira ngo ni umudaho bafite supanite wagira ni umudaho nanjye nagiye kuryama hari abakobwa batanga serivisi waryamye kuri Matera bakorosa Matera dore bafite ajya ni ibiki wavuze mu kanya bagita ngo niba ari bigi cyava yabindi byo hejuru bakorose imeze nka Matera ngo ni bikufi urakabyara akagira inka kazihorana biriya bintu rero batworoshe navuze ni bamangira imbabazi bakima nka gicura ubwo bamara kukima nka zaza yaricyo nezaza niryamira byaba ari byo ariko ntabwo bakiguha bibaze kujyama ahantu bakakuzanira ubundi bw'iyorosoro aribwo wari uryamyeho ubwo urumva utasindera aziko wajya ubaryamishaho bana we bavuze nimba aho umukobwa ni woya ku ruhare rwacu bavuze ni woya n'umukobwa ko waraza umukobwa bavuze ni tuba abakobwa batatu iki gitutu nicyo cyamemukiye ngo woya ariko uracyari umwana ese urashaka umukobwa wo kumaze ariko uyobewe yuko mfite abakazana shaho nyine se urashaka guca umugore wawe inyuma ariko ibisaza byo muri iyi minsi uransubirije buriya rwose babikoze neza ntabwo natinyuma umugore wanjye neza ubwo duherukana twari turi kuganira kuri Byose Comedy turi kuganira kuri Sano TV muri rusange uyu munsi wa none Byose Comedy igeze hehe ubwo ni ku ruhande rw'abagize Byose Comedy igeze hehe ihagaze gute cyane bita Byose Comedy rero abanyamagana barayikunze cyane ndetse n'abatuye isi n'abatuye u Rwanda barayikunze cyane abaturage bose bari kwitabira kureba ibikorwa byacu abaturage namwe murimo namwe kandi mukomeza kudufasha twabashimira muri rusange ubwo Byose Comedy iri gutera imbere ndetse kandi nibyo byiza turanabishimye so
uyu munsi wa none nkawe Ngarambe yurebye komedi yo mu Rwanda ubona igeze ku kigero kingana gute ugereranyije n'igihe wari uyizi ukitangira kumenya komedi wenda nubwo hadashize igihe kinini ariko byibura ukurikije uko waje uko abanyarwanda bakwakiriye uyu munsi komedi yo mu Rwanda ihagaze gute? uyu munsi komedi yo mu Rwanda urebye iri gutera imbere. Mbere umuntu yakinaga komedi nabona abafana ariko ubu uri gushyira ikintu rwose ku itangazamakuru ugasanga abantu bose bari kuvivura sefini nebeke sefini bisobanuye mu kinyarwanda ngo zerete firiza veneniye. oya nanone urantutse bisobanuye iki? ubukungu buhageze mu Rwanda. hari ukuntu nahuye n'umuntu umuzungu nakubitanye nawe ndavuga ni se ko mwana wanje yanyigishije ubwenge wamubwira nkamusaba amafaranga naramurebye navuga ni sumbwe ngoma ku mafaranga naravuze ni vidimeo ningi ku mafaranga yarandebye ngiye kora mbona ci hasi ndavuga ni abantu bose babaye bamara kuca usaba amafaranga muri Muzehe Ngarambe uva muri byose komedi. Wenda reka mbaze mugenzi wawe Mutamba. Mutamba abantu bataramenya wenda byose komedi ni iki wababwira wabashishikariza gukurikirana byose komedi mbese ni iki mubahishiye cyangwa se ni iki babona kuri channel yanyu batabonye ahandi? muri make nk'uko bivuze hari byinshi tubafitiye, hari n'ibyo turi kubategurira kuzabaha mu minsi iri imbere. Hari n'ibindi dufite nyine by'ibihangano twasohoye bajya kuri byose bajya kuri YouTube bakanda byose comedy banje bakora subscribe bakora share like ndetse na comment barushaho kubona n'ibindi byisumbuye ku byo dufite ko turashaka kubazanira n'ibindi byiza cyane by'umwimerere ko turimo turagenda tubazanira nyine ibintu bifite ishusho cyane cyane ko turimo duteye imbere yego. Ubwo abakunzi ba Sano TV barabyumva ko banyarukire kuri YouTube bakurikirana ibi comedy mubashyirira kuri channel ya byose comedy ndetse banakande subscribe nanone cyane. Dani bagenzi bawe abo ngabo wababonye gute mbese mwabaye inshuti? Byo biragaragara ariko se wababonye gute bwa mbere ukibabona byagusabye iki kugira ngo ubiyumvemo? se wowe urabaza ibyo ureba ngo twabaye inshuti ukuzi hari umuntu wakanga kuba inshuti nanjye? wababonye gute abo bagenzi bawe? aba bagenzi banjye ndabona baragize none se ntabwo wakwifuza gukinana nabo muri byose comedy? waje ngumubwire bureke bagakatamo bereza ishobora kuba copyright kubera ko ari kumuhamagara indirimbo iri kuva bamuhamagaye kuva kare uya ni mukanya wenda nk'amasegonda 20 bagire iyo ndirimbo batatu rya copyright cyaiba copyright shira muri silence nayizimisha sawa fata. Yes Dani ku ruhande rwawe abo bagenzi bawe wababonye gute mbese byagusabye iki kugira ngo mwiyumvanemo muhite mu binshuti? iki ngiki cyo kiba kishize imbere nicyo cyanyihamagariye ngo nze tuvugane. nguhamagaye bigenda ute? warishanukije nanga kugusebya ndaza turavugana none ko twavuganye wamariye iki? harya nakumariye ko nagusabye umukobwa bamumaye uzajye kushaka ba makobwa bawe ariko buriya kumuhira nasizeyo dukwavu dutatu nta kuntu natuzana n'umusore wanje wakagira inka ugukama umukobwa ko ibintu byahindutse. harya bavugaga gwiki? bavuga urakagira inka. oya iyo umuhungu kurongora iyo umuhungu ashaka guterera umukobwa tukumurongora se? oya mu cyongereza Zere fisiri fotoropatese. oya baravuga ngo did you meet him?
dode yeremereye ubwo bavuze bamubwiye ngo iki mu kinyarwanda ngo je suis malade mu kinyarwanda gisesuye didiyo mirimo bisobanura je suis malade mu kinyarwanda ariko mu gisesuye ariko ntukamvugire masha mu gisesuye banavuga ngo je suis malade la permission d'atoilette ubwo nkumazije ikibazo wagitsinda kuko natsinze se njyewe ndatsinda kabiri twagiye ari ibiro 100 by'amabuye n'ibiri 100 by'amababa wambwira ngo ibyinshi ni ibihe gusa hagati aho ibyinshi hari ibiri 100 by'amabuye n'ibindi biro kanongera ikiro kimwe n'ibindi biro 101 by'amababa wambwira ngo ibyinshi ni ibihe jana by'amabuye jana by'amababa gusa hagati aho ngaho harimo ibyinshi singitsinze nanjye nakubajije ngo hari ibiri 100 by'amabuye n'ibiri 101 by'amababa ngo ni imifuka zaho zipakiye zasindereye ibibuye byuzuye imifuka ibiri 100 n'ibindi biro byuzuye amababa ibiri 101 wambwira ngo byinshi ni ibihe ibyinshi ni ibiremere ndakeje mama n'ugitsinda ndagwa igikoroto cy'ijana ibyinshi ni ibihe ibyinshi hari ubwo ni ibihe abakunzi b'isano namwe mutubyiye abakunzi b'isano mudusubirije iki kibazo sindagisubiza mudusubirije iki kibazo kamabaze neza abakunzi b'isano uzagisubiza neza ndamusijyana imirango ya telefone nzamuhemba bihagije ari ibiri 100 by'amabuye n'ibindi biro 101 by'amababa ngo ni imifuka zipanze zisendereze no gusendera wambwira ngo ibyinshi ni ibihe bakunzi b'isano kabisa icyo kibazo baze kucyandika muri comment mu cyongereza ikibazo bakita kwishime bakita wati azika aribyo ikibazo ni wati noneho igisubizo bakita porobulemu niko twazaga kubyita kwa papa telefone Muzehe Ngarambe reka mbabazi muri Bibiliya hari ijambo tujya tubona ngo hajemo ibintu byo kumirana oya Yona yamize ifi cyangwa ifi yaramumize ifi yamize Yona cyangwa ni Yona wamize ifi hagati aho ngaho habayemo kumirana sigora dore yamize nzobya oya yamize ifi nsubize Yona yamize ifi cyangwa ifi yamize Yona Yona yamize ifi Yona ase urumigeze amuri dakomeye Yona yamize ifi ariko kubera iryo zina rinona yonyifi yarayuhuruye hari ukuntu washyiraga mu mbehe ugasanga uri kugotomera arega turi abasaza ntabwo watubesha ubwo yuko hari ukugira ngo tuvuge oya rata ntabwo ni Yona yamize ifi yamize Yona oya hagati aho ngaho habayemo kumirana oya habayemo nzobya n'inzobya kimwe cyangwa iyo nzobya kata musosi wa ndagara miro wacu wa muhungu we wa musaza we usaza imburagihe ntabonye umugore n'umwe wacu habaye ubugari kwengesha dore tukwengwa amakatsi cyo bita umutobe ugwagwa amakatsi ni ibiki amakatsi ni cyagikatsi aho ya makatsi ni abakunzi bo kwisana naco baragisubizara dore amakatsi niga amakatsi gagandi gasigaraga aho yanda kubaza amakatsi wakiruka ui amakatsi ni gagandi kwa kundi bengaga ibitoke bari kongesha amaguru rero uzamu gatsindagura mutube kukabone kukabona kuriya kuntu dukata gicondo bwa amakatsi ni garaga gari mu mbetezi biriya bisigara hasi cy'icyondo oya urengetora ndi kuvuga inamakatsi ni gagandi bafataga ibikoma bagashyira mu kintu bagasukamo agandi mazi hashira iminsi
bagatanya bakagotomera ava mama kara urowe nayo Kigali ntabwo wamenye ibyari undi waba muri ibintu bisa n'umweru ukambwira ngo uzasira so kumwe ni ukumenya ubwenge dana ngiye kugutuka ngiye kumutuka ahubwo nzira nzasira so ku mubiri ariko kutangiye ukuntu woza amazi ngo muri wese amazi go muri wese mu maso ngo wese urabona ariko abantu bo mu cyaro nta nubwo bamugera yabaye inzobe yabaye ukuntu rusura rwabaye wagira ngo ni isafuriya ikaranga ubunyobwa eri kininyiza ni wacu nka kibaza ngo inabire ni iki kizayiyobegwa inabire ni iyi inabire abyasi bya bintu inabire by'abazungu singayo nguko inabire ni iyi ntabwo ku isano nanjye sindi njyenyine muzaci dusobeze inabire ubwo kirakunaniye umusaza utazi intabire intabire ndayizi utansuzugurasha aca bwana intabire ni cya kintu batabira cya kintu batabira igitabirwa inzumbure se nini inzumbure n'ibyo jumba none se inkondo nini inkondo inkondo y'umurasi uramaze ibyuzi inkondo uyu nagisubiza inkondo nini inkondo iyo ukunda se avutse muri agira ngo kirwaye ibifukunye dore inkondo ni bya bizumba bacaho inkondo azi gusa nkabyo inkondo kwa kundi y'ibizumba ufataga ugacaho inkondo ukazita nizo nkondo rero okay murakoze cyane rero niki nka byose comedy mwasaba abanyarwanda icyo twasaba abanyarwanda abakunzi ba Sano TV icyo twasaba abakunzi ikiganiro icyo twasaba abakunzi ba Sano nuko bakomeza kudushyigikira bakadushyigikira natwe tukabibona nk'ubu ngubu kubibona ndi kuvuga urabizi ashobora kugura subscribe akigendera adakoze kuri video bimaze iki wabonetse nkubyiye umuntu utaguhaye subscribe hajya ni subscribe nuko ubundi ubwo mushihuriye mu nzira yaguhe gikoroti ekada nuko gutsiga kunzira akagutanga akigendera ahubwo ubwo umuntu utaguhaye subscribe muhuriye mu nzira yaguhari ifuti reka da niyo handi ubura utuzi two kunywa ufite n'utubogobogo two mwakira gisorori ukanikomereza ariko bwari weho wanagawe hanikomereze icyo ni gusaba Ngarambe nawe ngira icyo usaba abakunzi ba Sano TV ubundi dusoze icyo nasaba abakunzi ba Sano TV ni ukudushyigikira yego tugiye guhera ku ruhande rwo kwa Dani Dani ugiye gusubiramo amagambo ngiye kuvuga ugiye kuvuga ngo mukore subscribe kuri Sano TV mukore subscribe kuri Sano TV vuga mukore subscribe kuri Sano TV mukore subscribe kuri Sano TV dukomeze paka tugeze kwa Mutamba nugitsinda ndaguha igikoroti cya veni ko nize wa munane se na Serayi wa muhungu we nge nize na ratitirisiti nambaze nawe vuga mukande subscribe kuri Sano TV ndetse wanakande subscribe kuri Byose Comedy mukande savusuro barayivuze kuri Byose Comedy no mukande savusuro yivuze kuri Sano TV no kuri Byose Comedy ndabizi bati wowe uri kimamara dukomeze kwa Mutamba saba abakunzi gukunda ibikorwa dukora kuri Sano TV ndetse no kuri Byose Comedy ngumye mbashimire murakoze kubw'ikiganiro mwaduhaye ahantu ntabwo ari ahantu haba hasanzwe nkuko hari benshi bayifuza kuhajya ariko byarabananiye icyo nasaba abakunzi ba Sano TV ba Sano TV ni ugukora subscribe kuri Sano TV no kuri Byose Comedy bakomeza kudushyigikira kugira ngo natwe tubashe gutera imbere mu bitekerezo no mu bikorwa barakoze sawa murakoze cyane rero mwakoze cyane hari ikindi kintu nsaba abakunzi bacu
ndasaba abakunzi bacu kuzaza bakareba aho hantu bita ku ivuko cyangwa se kuri homirani hafi ya sitade amahoro bari kubaka ubundi ureba abafundi bari kubaka hegere ntandi bita kuri Yerena kuri Yerena ureba n'ukuntu indege zigurukaga azibonye none begereye hajya iki kizu kinini bakita neza iki kizu kiza cy'umweru kigeretse gitumbitse kiriya kizu rwose baracegereye neza azi ko iyi nzu imeze nka zimwe Yesu yatwemereye mu uhageze ugahita ubaza ngo mu Buholandi ni he setu bahita ntabwo ari mu Buholandi ni he bahita homirani ntabyo nari ariko ni ku butaka bwera ni kuki ni ku butaka ubwo Yesu yavanye banduzi Kanani azi ko ari byo dusoze abakunzi ba Sano TV rero mwakoze kubana natwe mwakoze gukomeza kutwereka ko mudukunda ndetse mudukurikira mukomeze mukoreshe ya bino biganiro dukora bigere ku bandi ikiganiro cy'ubutaha tuzaba twahuje bano bahungu ndetse na Muzehe Bijiyobija n'ibikunda so Imana ibarinde ibane namwe mu byo muri gukora umunsi ku wundi ibaha umugisha mu byo mukora nanone nje mwabanye nari Bitkila inyamibwa inyurana n'impunzi imanzi itagira ubwoba ubwoko bw'abatinya ntacyo dupfana ndi rutumikira gutabara ab'inkerensi ntidutabarana nzi icyo nzamarira ingoma ukomeze gusangiza ibiganiro byacu warisubiramo muraza kongera kurara i Kigali mwebwe sawa mugira amahoro abakobwa batatu muhaba Sano TV, born to entertain.